nk'uko ubireba kuri balance yanjye mfiteho amadolari 12. Aya madolari 12 kuyabikuza mu manyarwanda ni ibihumbi 18 bamaze no kudukata. Kandi reka nkubwire yuko amadolari 12 yose hamwe maze kuyakorera muri game ebyiri zitandukanye. Kandi reka nkubwire yuko kubera kugenda badukata yakabaye ubundi ari amadolari 13 n'igice, ariko ngira ngo urabibona hafi idolari ryose ryaragiye baradukase. Ariko kandi ntabwo twicuza kuko aya mafaranga uyakorera nta gishoro na gitoya bigusabye, nta kintu na gitoya bigusabye, ari akanya kawe gatoya cyane gusa na internet, ubundi ugakina game ukinjiza. Nk'uko ubireba ahangaha turi ni muri Binance. Aya mafaranga aba ari abanyamahanga uyabikuza uyakuye muri game uyazana muri Binance, ugakura muri Binance n'ubundi uyohereza kuri mobile money yawe. Nta kintu na gitoya bigusabye, nta gishoro bigusabye, nta kindi kintu bigusabye usibye telefone yawe ndetse na internet yawe. Nk'uko ubireba izi ngizi ni message ndi kukwereka. Iyi ni message nari maze kwakira n'ubundi amadolari 9, bishatse kuvuga ko nabikuye 10 bankata ibice 17 nakira ayanga 9 n'utu duce. Reka nkwereke n'indi message hano hasi yo nabikuje nanone amadolari 9 asa nkariye neza hari ku itariki 3 z'ukwa munani. Nk'uko bireba iyi ni message hari ku itariki 3 z'ukwa munani, naho iriya mbanje kukwereka ni itariki 10 z'ukwa munani. Bishatse kuvuga yuko amafaranga arabikurika kandi cyane. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo nabwo nabikuje ayandi 4 nabwo babasha kunkata nayo nyakuye mu yindi game. Niyo mpamvu uri kureba hano kuri balance dufiteho 12. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe udasaba gukurikirana mbiri. Reka nkubwire yuko n'ubundi ari ka gace twahariye gukorera amafaranga nta kintu na gitoya bidusabye usibye telefone ndetse na internet. Uyu munsi rero ngiye kuba nakwereka amafaranga yarari muri ePay yanjye nayo nayakuye muri game gara. Ngiye kukwereka uko nayabikuje mpaka ageze kuri Binance. Aya mafaranga rero nabashe kuba nakura n'ubundi muri ePay nk'uko nari nababwiye muri video yabanje, nayakuyemo agenda kuri Binance asangaho ayandi madolari 4 nubwo bari bayakase, ariko nayo nayakuye mu yindi business imeze nka game gara neza nayo nayakuyemo kubera gukina game nk'uko mukina n'ubundi muri game gara kuriya mukina, naho n'ubundi niko nari nakinnye bisanzwe just biraho ngaho n'ubundi nta kintu na gitoya byansabye nayo mbasha kuyakuza mbona biremeye. Ndavuga ati nijya kubereka n'ubundi kino gice nabemere cyo kubereka ukuntu nkura amafaranga muri ePay nyashyira muri Binance, nabyo nzabibereka ku bantu bari babinsabye n'ubundi. Ni ukuvuga ngo rero reka tugendane nkwereka ukuntu nkura amafaranga muri ePay nkayacisha muri wallet ndetse akagera kuri Binance. Yageze kuri Binance bwo murabizi nko kugera kuri mobile money n'ubundi nako kanya uhita ukoraho n'ubundi nabyo ndaza kubikwereka, ndakwereka buri kimwe amafaranga yacu mpaka tuyabonye ari cash mu ntoki neza kuri telefone kuri mobile money yacu, nta kindi kintu na gitoya bidusabye. Nkurikira wowe akantu ku kandi ntihagire akantu kagucika. Turaza rero tukiza hano muri application turafunguramo ePay, turafungura application n'ubundi ya ePay. Ngira ngo murabibona yuko ngewe nsanzwe mfite application ya ePay. Ndakora login, ndakora nanditse login, bansabe gushyira password nyishyiremo. Mite negereza akanya gatoya. Nk'uko bireba n'ubundi hano muri ePay yacu dufitemo amadolari 9 n'ibice 7. Nari nabiberetse ndi kuyashyiraho nyakura muri game gara nyazana hano muri ePay, murabizi muri video yabanjirije iyi ngiyi. Ndahita nza rero nkore payout. Nyamara gukora payout barahita banzana kuri tableau imeze uku, bakinzana ku gatableau kameze uku nguku. Nta kindi mbatsabwa rero ahambere mbatsabwa gushyiramo ayo ngiye kubikuza. Hano hambere mbatsabwa gushyiramo umubare wawe ngiye kubikuza. Hano hasi rero amafaranga bagiye guhita ajya muri wallet, muzi gusoma muri kubyirebera. Hano hasi rero handitse wallet, munsi yaho kano gatableau gahari bo bahita bishyiriramo ayo ndi bwakire bamaze no kunkata. Bishatse kuvuga yuko kuri balance yacu dufiteho 9 n'ibice 7 dollars. No kuvuga ngo nitumara kuzandikamo hari hejuru tukaza hano hasi munsi ya wallet barahita batwereka yuko turi bwakire amadolari 9 n'ibice 62. Hano nta kindi ukora uhita ukora next. No kuvuga ngo ukimara kwandikamo bakakwereka yuko bwakire uhita ukora next. Hano ugiye guhitamo noneho username ukoresha n'ubundi muri wallet akaba ariyo uza kubonaho n'ubundi received yawe. Urahita ukanda hano ku izina ryawe uhitemo izina rimwe muri aya ngaya n'ubundi yose nge nayanjye bisemo rimwe n'ubundi kubera ko yose arayanjye. Nusanga hari abiri harimo itari ryawe uzahitemo iryawe n'ubundi mo hano muri ePay. No kuvuga ngo iri zina n'ubundi riba rihura n'iryo muri wallet. Hano nta kindi kintu rero wandikamo usibye kwandikamo password n'ubundi ukoresha ubikuza. Nta kindi kintu wandikamo ahangaha ngira ngo ubu uri kubona yuko bakwandikiye payment password niyo ubusabwa kwandikamo ahangaha. Hano hasi rero wandikamo Google verification code. No kuvuga ngo iyi Google verification code ni application nanone
nayo ufungura ukayihuza na email yawe. Abantu mwagiye mureba ibiganiro bya mbere n'ubundi nabyo nagiye mbibashyiriramo ukuntu kamwe ku kandi gafungurwa. Reka nyikwereka nayo ukuntu ibimeze. Dore ngaka kaba kitwa n'ubundi Google verification cyangwa se authorization. Ni ukuvuga ngo ukigafungura bahita baguha kode bari bagiye kuyima ariko bashyiramo umwijima ntabwo screenshot yayo wayibona, ariko uhita usangamo agakode n'ubundi kigafungura kari aka application kode ukayikopiya. Dore ngiyi n'ubundi misenyeza hano nkora paste, nta kindi kintu ukora, ugakora verification n'ubundi biri aho ngaho bisanzwe. Bari kureba yuko n'ubundi utari robot kugira ngo babashe kuba n'ubundi bahuza wallet yawe ndetse na ePay yawe, nta kindi kintu bigusabye. No kuvuga ngo hano bagiye guhita baguha message kuri email wakoresheje n'ubundi ufungura wallet, cyangwa se message uri bwakire muri email urayizana n'ubundi irabirimo agakode usangamo n'ubundi urakazana ugashyire hano handitse email verification. Hano hejuru hari Google verification, hano munsi ni email verification. Uraza kwitonda ugende ni nanjye akantu ku kandi. Dutegereje rero ano masegonda baduhaye kugira ngo turebe ko turaza kwakira n'ubundi message ya email verification. Reka tujye muri email yacu turebe yuko baduhaye agakode ka verification, tukigasangamo nta kindi dukora turahita dukora copy tujye gupestinga n'ubundi hariya barimo barakadusaba. Dore agakode ngaka muri message ya ePay batwereje kuri email, nkoze copy yako reka nze nka pastingemo hano badusabye kuba twakandika. Ukimara gukora paste nta kindi ukora uretse ukora submit, utegereze akanya gatoya cyane. Ni ukuvuga ngo bari kutubwira yuko ino Google verification cyangwa se Google authorization n'ubundi itarimo irahura. Turasubira muri ka application ka Google verification turebe akandi gakode. Iyo ugiye rero gufatamo agakode bahita begira umwijima, ntabwo wafata screenshot yayo, niyo mpamvu nayo nari kode utari kuyibona uri guhita ubona haje amakijima. Kode nzanye rero yo barayemeye, dore mise nkora submit barabyemeye. Bishatse kuvuga iki? Aha ngaha tugiye gutegereza, urabona yuko batubwiye ko withdraw iri pending, turategereza akanya gatoya nyine turebe yuko n'ubundi ajya kuri balance. Reba rero hano twe dutegereje mu ibara ry'umuhondo habaye icyatsi kibisi, bishatse kuvuga yuko byabaye submit, kandi iyo hano bivuyemo bikaba submit n'ubundi muri ePay bahita bashyira kuri wallet account uwo mwanya nta kintu na gitoya bisabye. Reka nsubire inyuma mwereke. No kuvuga ngo hano bikiba icyatsi kibisi ni icyizere cy'uko n'ubundi yageze aho agomba kugera. Dore aya ni amari kodi yose nk'uko uri kubibona, izi ni kodi enye zose kandi zisa, bishatse kuvuga ko ayo yose n'ubundi aba yaciye hano muri ePay aturutse muri game gara cyangwa se amajamu zituba twabashije n'ubundi kuba twavunjisha tukayoherezamo hano muri ePay muri account yacu ya ePay. Izi zose barebaga ni record, ngira ngo urabibona yuko record zimaze kuba enye. Twari dufite amari kodi atatu nureba hano hasi, kandi no muri video yabanje nari naberetse yuko dufite muri kodi eshatu zabaye complete na nimwe yari pending. N'uyu munsi urabona ko dufite 0 pending tukagira complete enye zose zamaze kuba complete zabaye icyatsi kibisi. Kandi urabibona yuko kuri balance twari dufite amadolari 9.70 dusigaranyeho n'ubundi zero. Turahita tuza n'ubundi tujye muri wallet yacu, tuvuye hara muri ePay turajya muri wallet. Wallet rero iba hano kuri Chrome n'ubundi uba warayifunguye n'ubundi ukoresheje Chrome. Byose nagiye mbibireka n'ubundi kuri video zabanje, ngira ngo niyi ngiyi rero kurikira gatoya urebe. Hano nari nkanze ni kuri Chrome bisenza muri wallet yanjye isanzweho, nyikora refresh rero ngira ngo ari kubona ko ari aho zero. Nyikora refresh ngira ngo urabona yuko amadolari 9.6 n'ubundi yahise aba deposit, yahise azano hari abakimara kutwereka icyatsi kibisi nkuko ubibona. N'ubundi izi ngizi ni transaction record, izi ngizi ni transaction record ni zimwe zabanje n'ubundi nagiye mbereka mbere yuko n'ubundi nyabikora. Murabizi iyo maze gukora ibintu nkabona biremeye mitanza nkababwira yuko ibintu byakunze. No kuvuga ngo yo rero tugiye kuba twayakuraho nayo. Turaza dukande ku idolari n'ubundi turakanda kuri USDT. Tukimara gukandaho barahita baduha n'ubundi ishusho imeze gutya. Agashusho kameze gutya nubona kaje muri screen yawe uhita uhitamo BNB Smart Chain. No kuvuga ngo ino BNB Smart Chain ikintu igufasha kuri buzane address uyikuye muri Binance ukayizana hano, bakaba ariyo bagushyiriraho n'ubundi aya mafaranga mu buryo bworoshye cyane. Hano rero urahandika iki bimeze neza nka hariya muri ePay. Hano uri buhandike umubare n'ubundi wayo ufite kuri balance, nabo hano hasi barahita bakwandikira umubare wayo uri bwakire muri Binance bamaze no kugukata byose byarangiye. Turahita tuza hano muri Binance rero dufate address turi buzane na yinde ni ya USDT n'ubundi Tether. No kuvuga ngo reka nze nyikwereke, urabona ya yandi nahoze nkubwira ngaya
urahita ukanda rero add found uze ushake address urayikura hano rero kuri USDT. Impamvu hano ndi kwihuta naberetse video zigenda zibigarukaho. Address ndafatiye ya mbere n'ubundi mite nkanda hano nkore copy nyizane nyipestinge mo hano. Impamvu nanone nihuta no kuvuga ngo baba baguhaye iminota iyo utinze bagushyira mu ibara ry'umutuku, nta kintu bigufasha rwose. No kuvuga ngo batubwiye ko turi bwakire amadolari 9.07, no kuvuga ngo nyine barapunguza. Urabona yuko badukase hafi idolari ryose, wallet irakata bya hatari. No kuvuga ngo muri Gemugara urabizi bakata ibice bitatu, muri ePay bakata ibice bikeya cyane, ariko hano urabona bakase hafi idolari ryose bararipunguje. No kuvuga ngo rero hano urahita ushyiramo agakode bakoherereza, ugikora submit ndetse bamaze gushyiramo address yawe bagiye gushyiriraho ayawe, bahita baguha agakode kuri email ka Withdraw bakareba yuko utari ilobo cyangwa se bakareba yuko batari kuyakwiba. Akakode ngaka bakamaye bagashyize kuri email n'ubundi yanjye ya wallet account. Iyi email bagishyiraho kano gakode, reka nkakwereke ndi kukandika, dore no kumanura hano hejuru no screen ugahita ubona email ikubwira yuko wakiriye agakode, dore ngaka. Reka nkandike neza nkuko bakamaye, nta kintu na kimwe nibeshye. Ushobora kwibeshya n'ubundi bikarangira bifirinze ukongera ukajya gusubiramo. Iyo usubiyemo inshuro zirenze 3 bahita bakeka yuko urimo uribwa, bagahita bafunga cyangwa se balokinga mu buryo bw'umutekano nyine wawe. Ugishyiramo agakode rero naho urabona yuko bakubwira gutegereza, nkuko handi batubwiye gutegereza iminota mikeya cyane. Ngira ngo rero urabona yuko record yacu ihise idusekera, bibaye transferred. No kuvuga ngo nimanura hano hejuru izi message ndi kukwereka ni za Binance bahise baduha kano kanya, tugitegereza iminota mikeya cyane tukiri kuvugana ahangaha nyiri kukuvugisha. Ngira ngo urabona yuko duhise twakira message ya Binance, rekanye kandi ho ngira ngo uri kubyirebera nawe ni yaka kanya iyi message nta n'iminota 2 iciyeho, ngira ngo uri kubibona. No kuvuga ngo rero tukimara kubona yuko byemeye turazana dusubira inyuma n'ubundi mwereke. No kuvuga ngo urabona hano naho hasigaye ho 0, by the way nta kintu cyasigaye naho. Reka tujye muri Binance, twari dufite amadolari 3.44 nayo twari twayabikuje arani, nabwo baradukata ibice bigera kuri 60. Ngira ngo urabibona yuko balance ihise yiyongera amadolari 12 ahise n'ubundi agera kuri balance ako kanya. Ahubwo ni yandi 3.44 ahuriranye na yandi 9.7 n'ubundi, yose hamwe agahita aba amadolari n'ubundi 12.5 n'ubundi. No kuvuga ngo rero ayo yose n'ubundi urabizi yuzi Gemugara n'ubundi hari indi imeze nkayo. Muze kumbwira nayo niba mushaka tuzayivugaho tuzayivugeho, nuko yose yakoye mu minsi 2 gusa, ni iminsi 2 nta kindi kintu na gito yabinsabye, nta mwanya munini. No kuvuga ngo uzambwira nkubwire uko bikorwa. Video nayo nakoze yabanjirije izi ngizi rero, nayo naberetse ukuntu mwazamura amajams yanyu ahangaha muri Gemugara. No kuvuga ngo abantu bajyaga bavuga ngo babona balance zabo zitiyongera, nayo naberetse itegeko ribamo hano habamo amategeko n'amabwirizo. Abantu muza mukakora ibintu by'akavuyo, mukaza mugakora ibintu uko mwiboneye. Nukanda hano hari idolari cyangwa se kimwe by'idolari, urahita ubona amategeko n'amabwiriza ugomba kugenderaho kugira ngo n'ubundi ubashe kuba wazamura balance yawe. Ibi bintu narabibabwiye muri video yabanje, ikintu cyose narabasobanuriye. Ugomba kubaka imirongo 6 kandi yubatse neza. Ngira ngo urabibona yuko ngewe mumaze kugiramo hano inshuro zirenga 3. Inshuro 3 muri Gemugara uza abantu byagusaba abantu byibura kuba ufite abantu bari hejuru y'abantu 100. Reka mbikwereke, ngewe mfite amarikodi mo hano muri Gemugara, mfitemo amarikodi. No kuvuga ngo ngewe maze kugira inshuro zirenga, ubishatse kuvuga yuko amadolari 30 asaga 30 n'ubundi ahangaha waba ufite abantu barenga 100. No kuvuga ngo bisaba yuko n'ubundi ukujoininga ama live, bisaba yuko ahangaha ndi kukwereka n'ubundi na amarikodi na last record mbameruka n'ubundi kugira. Kandi ngira ngo urabibona yuko dufite indi withdraw iri hafi ahangaha ishobora kutarenza iminsi 2, nayo nigikora nzabereka cyangwa se nzabereka n'ubundi amabanga. Hano dufite ama option agera kuri ahangaha yose, dufite ama option menshi cyane. Dufite abantu 38 bonyine kuri followers. No kuvuga ngo aba followers ntago bashobora kuguhesha n'ubundi amadolari asaga 30, ntago byakunda. Ibanga ni irihe rero? Joining live, no kuvuga ngo kina ugendeye ku mabwiriza, ku mategeko n'amabwiriza yaho, ubundi urebe ngo uraryoha nk'abandi bose, nawe uratera imbere. Ikindi ukazamura amafaranga yawe mu buryo bworoshye cyane, ngira ngo murabi
murabizi yuko hano nta kindi kintu tuhakorera usibye n'ubundi kuzamura amabalance yacu, tukazamura amafaranga tukayashyira kuri mobile money, ibintu bikoroha cyane. Nabonye video rero ibaye ndende, ariko murabizi ko nabakoreye video nyinshi cyane zikura n'ubundi amafaranga ahangaha muri Binance ziyashyira kuri mobile money. Murabizi nako kanya nta minota bitwara video njya nkora iyo ndi kubereka ukuntu n'ubundi ukora amafaranga hano muri Binance, uyakuramo hano muri Binance yashyira kuri mobile money. Murabizi ntabwo igirenze iminota 2 cyangwa 3, kandi ndi no kubigisha, urumva yuko rero ari ibintu biba byoroshye. Video kugira ngo itarambirana cyane rero, reka dusubikire ahangaha n'ubundi abantu mushaka kujoininga groupe mu joininga aho hasi muri description, n'ubundi harimo link. Abandi bantu mushaka kwiyandikisha namwe mwiyandikisha hasi aho ngaho harimo link, mugende mwiyandikishe. Mubonye bitari gukunda mutwandikire n'ubundi tubafashe. Reka tubonane ubutaha. Ciao ciao.